ndamwigira ngo mutere dedu wa nyamwibe nsanga ni muremure aransumba. Nshaka ibuye ripima nk'ibiro 8 ndishyira muri wa mufuka ndaryikorera ndizana mu kiliziya ndishyira iruhande rwe ndihagararaho duhita tureshya mutera dedu wa 200 ndayamwiba. Ryabuye ndisika mu kiliziya riri mu mufuka. Murakoze kuduha ikaze kuri icano yitwa Shimirwa TV Imena. Tubaha ikaze kandi rwose umwami abaha umugisha kuko mugenda mwumva ubutumwa bwiza muhabwa umugisha n'Imana. Nitwa Alex mu Rwanashyaka mba mu itorero rya ADPR Muhima. Reka mbere ko tuganira ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana. Byiringiro byacu Imana ikomeye, data wa twese mwizoro turagushimiye. Tugushimiye ko imbabazi zawe nyinshi zakuzanye mu isi kugira ngo tubone ubugingo. Warakoze kuza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kandi ko uduciriye akanzu tugiye kukuvuga nubihimbarizwe. Utangirane natwe, usozanye natwe kandi amahoro yakomeze kuba mu mitima yacu mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Mbaza ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo kuruhurwa n'Imana. Imana ibanduhurire, abatarakizwa Imana ibahagakiza, abaguye Imana ibabyutse, abagenda biguru ntege Imana ibongerera imbaraga kuko n'Imana iruhura. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 mwanditse yaravuze ngo kuko ubwe yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ibanduhurire kuko ni umwami w'amahoro. Nanjye Yesu yaranduhuye aranduhura muri 99 cyo nari igisambo ndindushyi nkini mikino 23 harimo kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire, gutanga akazi ntako ngira. Ariko mpuye na Yesu aranduhura ancomokora mu bubandi ancomeka mu Mana. Abo Yesu yababariye mu mamburira amaboko mubwire ngo warakoze. Muri ubwo pagani bw'intega kamere umunsi nazibagirwa n'umunsi nibye Sainte Famille mu kiliziya. Ndacomoka, gucomoka no kugenda ngeze Sainte Famille numva habaye ibihe byiza mu kiliziya. Ndinjira ngeze mu nsanga bamwe barica abandi barahagaze. Igihe cyo kujya gutura kiba kirageze. Umugabo muremure w'urwego nsumba akora mu rivage, umufuka w'ikoti imbere witwa rivage, akuramo inote y'igihumbi asigazamo iza 5. Avuye gutura ndamwigira ngo mutere dedu wa nyamwibe nsanga ni muremure aransumba. Mva mu kiliziya njya peyaje ngura umufuka w'umweru, nshaka ibuye ripima nk'ibiro 8 ndishyira muri wa mufuka ndaryikorera ndizana mu kiliziya ndishyira iruhande rwe ndihagararaho duhita tureshya mutera dedu wa 200 ndayamwiba. Ryabuye ndisika mu kiliziya riri mu mufuka. Ariko mpuye na Yesu 2003 aranduhura. Ndi ku ijambo ryitwa kuruhurwa n'Imana. Turagira ngo tubatangarize ko ibyo amapingu yananiwe, ibyo gereza zananiwe, mu bihereza umugabo witwa Yesu niwe chef d'état major mukuru wemeza abanyabyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Muri ubwo burushye bw'intega kamere umunsi nazibagirwa ni umunsi nanyweye urumogi ruramena runjyana muri swingi. Ngeze ku Kacyiru umukanserege nsanga igipangu kirakinguye, ndinjira ngeze muri salo nsanga televiziyo irimo iracometse, ndayicomokora urumogi ruhita runyongoza rurambwira ngo ni nyitware mufuka y'ipantaro. Mbona ari nk'aga telefone gatoya ndwana nayo ngo nyitware mufuka y'ipantaro. Nyirurugo yari mu cyumba yamfatiyemo arataka abantu bitiramo inkoni ndahuma nkajya numva abantu bavuga simbabone. Ariko mpuye na Yesu aranduhura. Bibiliya yavuze ngo mwese abarushye abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nta wundi muntu waruhura undi usibye Yesu. Yesu ni ufata abanyabyaha akabahindura icyaremwe gishya akabakiza ibyaha. Turagira ngo duhumurize abafite ababo batarakizwa ngo ni mukomere, iyafashe ruharwa legisi iracyakomeje akazi. Muri ubwo pagani bw'intega kamere umunsi nazibagirwa nyirizina ni umunsi nigize gukina umukino witwa garuka usubire. Naguraga ibiro 5 by'umuceri
akarindwi litiro 5 z'amavuta n'igitoki biro 20 nkabishyira muri butu y'imodoka nkagenda nkakomangira igipangu cyiza umukozi akaza kundeba amubwira nishobuja na nyokobuja barambwiye ngo ibi byo kurya ubu biteka umiriye frigo tujye kwikoresha ifite ikibazo yareba imodoka yareba ikote na karuvati agahita akingura kuri saro akanyereka ko frigo cometse nkayicomukora nkajyana mu isoko rya Kiruhura uwo mukino nawe ukinaga Heregisi nakodesheje iri inyuma uwo mukino witwaga garuka usubire undi mukino nakinaga no gutanga akazi ntako ngira nkagufata nkagupangira ko ndaguha akazi 200 nkakwiba yufite nkaguta ahantu mvuga ngo ngiye kuzana impapuro uze kwandika unasinye uhite winjira mu kazi ndindushya ariko muye na Yesu aranduhure yo kabyara abahungu n'abakobwa mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 3 umurongo wa 9 jambo ry'Imana avanga umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko mwe batekereza ko ritinza ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko n'umwe waparimbutse ngo bwishaka ko bose bihana turashimira Yesu ko yaturuhuye muri ubwo burushyi bw'indenga kamere munsi nazibagirwa no munsi nanyweye urumogi ruranyica runjyana icyo bita hanguva njya muri swingi ngeze Kiruhura nsanga abapolisi bari mu kazi ndavuga ntibite basha barambwa ati ntibite basha bati kuba icyo twita bashaho nuko twe tubahemba basha barazibukiye bankubita inshesha tuzamaso nitura hasi bankandagira ku gakanu urufuzi ruraza ariko ndashimira Yesu ko inkoni nakubitiwe mu bujura zitanyishe ndashimira Yesu ko amapingu namba yatanciye amaboko uwo mugabo witwa Yesu wanduhuye mwongere muramburira amaboko mumubwire ngo warakoze mwami Imana ihabwa icyubahiro hanyuma ubushize nkora ikiganiro ni mwene data wambwiye ngo ese waje gushaka wakoze ubukwe yego uwo mugore witwa Mama muri Zorora nyifunze namaze kwakira agakiza ndamureka yaranyifunze ndi umugabo wa 4 nyuma nyamaje kwifunga abandi 7 nyuma maje kwakira agakiza mara nk'imyaka 8 narakijijwe nyuma nkora ubukwe murabona ko nambaye impeta narasezeranye mbyara 4 tubyaye 4 na madamu aririmba ADPR kumukenye ngiye nkakorera ku Muhima kuri paruwasi ya Muhima naho nyuma nakoze ubukwe bwiza ndi Maria ndanabyara ntacyo Uwiteka atakoze turabashimiye mukomeze guhabwa umugisha n'Imana kandi yicano rwose ndabinginze ngo mukomeze muyisapotinge kandi ibi biganiro mujye munabiha n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no kompera z'isi Imana ibampera umugisha habura gitatu ukagikunda ikiganiro kirekire cyane